cyiza rero abantu mukomeje kugenda mutega amatwi Flash FM, nizere yuko aho muri hose mukomeje kugenda mugubwa neza. Hari igihe navuga ngo mukomeje kugenda mugubwa neza, ariko harimo abagize ibyago mwihangane, harimo abarwayi mwihangane, harimo abarwaje namwe mwihangane. Hari igihe ubuzima bumera uko nguko, ariko ejo nejo bundi bukagira gutya rwose pe, bukaba bwiza. Icyambere burya ni icyizere cy'ubuzima. Mbahaye ikaze rero mwebwe mwese, hari abantu nje mpura nabo, burya kuzinduka nicyo cy'ingenzi, ntabwo kutazinduka. Burya reka nkubwire, umuntu yaryamye akongera akiyongeza yavuga uti burya ibyanjye biri mu marembera rwose pe. Burya ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukubanza ukamenya ko hariho ibigushaka, ukavuga uti nanjye reka nkore icyo nkora, nkore hirya nkore hino, kugira ngo byibura ejo nejo bundi ubuzima bwanjye ubwawe se bigire gutya neza bimererwe neza. Muri kino gitondo rero ahangaha ntabwo ndi njyenyine, hari uwo tuzindukanye muri runo rukerera. Waramutse ho neza na mahoro y'Imana? Waramutse neza. Inzobere tuba turi kumwe, tumaze iminsi turi kumwe, ndetse n'abamushaka, abagira ngo byibura bavurwe bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze. Ni karibu rwose hano mu kigo kwa Kisaki. Wabwiye abantu bakumvise aka kanya, wababwiye ko cyangwa se abakumvise nonaha wababwira, wabibutsa amazina cyangwa se abahora bakumva? Abahora banyumva n'abaneza amatwi muri kino gitondo cy'uyu munsi, amazina Dr. Kabona Odani ensura nongi. Wasuze bulungi? Nasuze bulungi mpozi gwe. Nanjye nasuze bulungi. Kitufu. Tugiye kuganira. Yes. Hari ibintu abantu bafata nkaho byoroshye, ariko ugasanga ntago byoroshye ku buzima bwabo. Yes. Ugasanga rimwe na rimwe umuntu ararwara, umuntu aracibwamo, umuntu arumva umubiri wose umurya, umuntu arumva kuva hasi kujya hejuru. Bibiliya nibivuga neza ngo nta hazima. Ugasanga neza umuntu yakonje, cyangwa se aragenda mu kazi ariko afite ikibazo. Ahangaha ndagira ngo tubiganire, tumenye buryo ki ubuzima bwacu bwagubwa neza. Ugasanga umuntu ari mu buzima nawe bwo yiyumvamo ngo n'ubuzima buri mu kuri butabugamye. Abantu muri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mwese mbahaye ikaze. Abantu muri mu mujyi wa Kigali, namwe nkomeje kubifuriza igitondo cyiza. Hari ibintu tuganira byinshi bitandukanye. Hari igihe waba ukingunyakira amajwi yawe ukibaza uti se baganira ku biki? Hari ibijyanye n'ibintu abantu batajya bibaza ko bibaho. Hari ibijyanye n'uburyo ki umuntu yitwara mu buzima agakukirwamo kuko atahaye agaciro ibimugeraho, ariko ndaza kubigusobanurira neza. Icyo gice cyacu kijyanye n'amarozi n'imyuka mibi, buriya Kabona Odani, hari igihe ubuzima bwacu cyangwa se ubuzima bw'ibyo dutunze bigenda bigura intege kubera abantu bagize gutya mbega ntibabyiteho. Hari igihe ubuzima bw'ibyo dutunze cyangwa se bwacu tutabwitaho nk'uko bikwiriye. Ugasanga neza bwarwaye, cyangwa se abana bamerewe nabi. Kubera iki? Kubera utitaye ku buzima bwawe. Muri kino gitondo ndashaka ko ujya utekereza inshuro zirenze ebyiri ku buzima bwawe, ubw'ibyo utunze, kuko burya nibyo bituma ubaho. Icyo gice rero kijyanye n'amarozi n'imyuka mibi karande kameza miryango. Ariko uzi kugira ngo ugire gutya ubona umuntu nta kibazo afite, bigaragara, ariko mo indani yarashize, muri we amahoro nayo, aricyo bita ibijaganyuro. Ukumva kuva mu mano, mu mavi, mu mugongo, mu mutwe, umubiri wose urakurya. Hariho no kuburyamye ugakanguka ukarota ugenda wirukanka kandi wari uri mu buriri uryamye, ukarota unigwa n'ibintu, ukabyuka mu gitondo umva umeze nk'uwo bakubise ibipfunsi cyangwa se bareba hondagura. Iyo ni imyuka mibi
cyangwa se ni karande baba bahagurukije nibyo bita intezi baba bagize gutya bagahagurutsa. Ariko wowe unteze amatwi umeze uko nguko, hari n'igihe ugira gutya buriya kawo nawe dani. Abantu baduteze amatwi barabizi cyane, njya nkunda kubabwira ngo utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi cyane. Hari igihe umuntu atunga ibintu umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 5, ariko mu by'ukuri umuntu akamureba akavuga ati reka nanjye nzakugireyo. Ibyo wari utangiye gutunga byose bikagenda biyoyoka bijya hasi aho kugira ngo bigire twese twabipfirwa ukagira ngo yarabikoreye. Oya, ibaze nawe ugasanga mu rugo abana barababuye, bamara ibi bintu tuzabigarukaho neza mu minsi iri imbere. Ugasanga abana bababuye, bamara kubabura ntihagire umwana wumvira umubyeyi. Usanga bose batorongeye, bafashwe n'urubuyero, bafashwe n'uruzerero, ugasanga abana bagiye mu biyobyabwenge, kumbe sibo hari ibindi babahagurukirijemo. Ubundi kera iyo umubyeyi yashyingiraga umwana we akajya mu rwe, ntabwo yasohoraga imbuto atarabibira ababyeyi cyane. Kenshi na kenshi hari imikoshi, hari ibisirani, hari niyo myaka umenya, iyo myaka igira gutya igafata abantu aribo babyiteye. Ari igihe urenga kuri kirazira, reka ibyo mbe mbigarukirije aho ngaho tuzabigarukamo neza. Ariko mbabwira yuko ibintu abantu mudakunze gutekereza rimwe na rimwe nibyo bitwara ibyanyu, nibyo bitwara ubuzima bw'abanyu, cyangwa se nawe ubwawe bukagenderamo. Hari n'igihe butagenda ariko ugasanga ibyo utunze byose birayoyotse. Icyo gice ni ikindi tuganiraho, ntabwo ari cyo muri kino gitondo tugiye kubabwiraho. Muri kino gitondo hari ibyo tugiye kubabwira bifatanye n'ubuzima busanzwe, uburwayi busanzwe bwo mu mubiri. Tuboneraho gusuhuza abantu ubu ngubu bakibereye mu ngo, bakiryamiye, bakiri mu bitotsi bw'umunaniro n'akazi kenshi. Umugore n'umugabo bakaba bariryamiye, ariko ugasanga umwe yateye ikibuno undi. Kandi muri kino gitondo rega aya masaha niyo masaha meza bakagombye kuba bapfumbatanye. Umugabo avuga ati madamu akabiho karaje rwose ndashaka yuko mpindukirira. Ariko aguhindukirira ate? Umuhindukira urute? Hari ibibazo mugira mu mubiri wanyu bituma mutishimira. Ariko burya ibyo bibazo hari igihe bishobora kuza biturutse ku ndwara runaka. Nicyo turimo turagenda. Ntabwo bishobora kuza gutyo bidafite inkomoko yaho biturutse. Nicyo turimo turagenda twerekezaho ngo tugire abantu inama, tubafashe turebe uburyo ki ubuzima bw'abaduteza amatwi bwagubwa neza. Kuko burya kenshi na kenshi ubundi iyo umuntu ashatse umugore cyangwa se ashatse umugabo, iyo bintu abantu bajya bamenya no kubitandukanya. Hari ugushaka, hari no kubaka. Gushaka no kubaka biratandukanye. Ariko se burya bitandukana bite? Kandi bose baba barongo. Iyo ugiye gushaka hari ibyo ubugamije. Iyo bibuze tayari urugo rurasenyuka. Iyo nabyo bibonye urugo rurasenyuka. Nose ni bangahe ugira gutyo umwaka umwe 2 bagahita bavuga bati bo rero tugabane. Burya nge mba nshobora kubatwara yuko bose baba barongowe. Ariko aba yarongowe undi yarongoye. Yego. Ruva mu yandi magambo, uwagiye kubaka none se ntabwo urumva abantu baganira bakuze bati ruriya rugo bagiye kubaka. Aho ngaho ubuzima bwabo baba bugamije ikintu cyiza cyane, kubake urugo rwabo mpaka mirere na mirere iteka ryose. Niyo mpamvu usanga bavuga ngo tujye gusura kwa kanaka barubatse. Kanaka rubatse ngo tujye kumusura. Ariko bariya bagiye uriya yagiye gushaka. Nese buriya nabo twabara yuko wagiye gushaka bari mu manegeka. Abari abari mu manegeka. Ariko hari igihe wagiye gushaka nabwo yahindura imitekerereze bitewe n'ibyo asanzeyo nawe akubaka. Icyo nacyo cyashoboka. Reka nkubaze ijambo rimwe. Umukobwa ari iwabo, ararya aranywa. Buri kimwe cyose arakibona iwabo bafite amafaranga cyangwa se nawe arayafite. Agize gutya abonye umusore, barateretana, bamaze guteretana baravuga bati ubu natwe twubake urugo rwacu.
ariko umukobwa aravuga ati reka ngende mushake, reka ngende mushake ejo n'ejo bundi ningira gutya nkagira ibyo mbona cyangwa se ibyo mbura nzegarukira cyangwa se nzagira gutya njye no muri ghetto. Abantu benshi ujye ibyo cyane ijana ku ijana barahari. Buriya wa mugabo we, reka nibwirire abasore, buriya wa musore we, nimba ugize gutyo ukagira uwushyira mu rugo, hari ibintu byinshi ugomba kwitaho, ugomba guhindura. Buriya Bibiliya niba ivuga neza ikavuga ngo bagabo mukunde abagore banyu, bagore mugandukire abagabo banyu. Hari ukuganduka no gukunda. Abantu bajya basoma Bibiliya kandi seka ibyo izo ziba zibaye point ebyiri. Buriya umugore afite inshingano, umugabo akaba afite iki? Inshingano ye. Ora birakomeye cyane. Hari aho nshaka kwerekeza ubu ngubu. Iyo agezeyo akabona ko hari icyo bita inkingi ya mwamba, ikubakika neza, yaragiye gushaka, ibitekerezo bye birahinduka kubaka. Birashoboka kubera yuko nyine inshingano y'urugo ibihari cyane. Mu yandi magambo reka dusobanurire abantu baduteze amatwi, wenda aya masaha abantu ntago barakanguka neza. Hari ibintu bitatu bituma urugo rwubakwa neza. Harimo icyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina. Icyo ni icyambere. Icyo kintu ubundi hari icyo bita MMS. Mate, midi, esquare. Mu gitondo, saa sita na nijoro. Ubwo ni ukubonana kw'abantu bakiri mu kwezi kwa buki. Mu gitondo, saa sita na nijoro. Ariko iyo bari kose nziza, iyo training rwose biba ari ibintu byiza. Noneho rero hari igihe umugabo aba yifitiye ikibazo cy'uburwayi. Twarabisobanuye neza, ugasanga yifitemo Tricomonance, afitemo terekosifari, uragira gutya neza imisemburo yawe ikagushirana no kuba amazi. Hari igihe ushobora kuba icyo kibazo gihari nabwo waryamana n'umugore, inanga zikaba uruzi, yego nizibe zifite ireme. Ugasanga umugore mu mwanya yakaba yagira umubiri ngo abyibuhe agatangira guperuka nk'umuntu bakubisa agahunga, babyita konda. Ugasanga umuntu arimo kugenda yonda. Iyo ndwara irabikora. Abaduteze amatwi babyumve neza, ugasanga umugabo aragira gutya kubera imisemburo yamushiranye, kubera ya Tricomonance, kubera ya terekosifari, kubera afite ibibazo tuza kurebera hamwe bijyanye n'impyiko, bijyanye n'umwijima, kugabanyuka imbaraga zabyo zikagenda zicika. Ugasanga kubaka urugo biramunaniye, bikamubera intandaro yo kuba atangira kwicuza kukinagiyeyo. Umugabo urongora umugore we nk'uko bikwiriye ngo umugore arangize, kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Ni hahandi usanga umugore we avuga atari ku bundi naje kugira nte, n'iki cyanzanye, naje kurya, naje kunywa, naje kuba ahangaha ngo bigende gute. Nturababona se kabiri gatatu ngo si umugabo ngo ni umugore mu bagore. Bibaho. Buriya kenshi na kenshi abantu muduteze amatwi bubatse ingo, mwakabaye mumenya ko hari ibibazo bituma igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kidakorwa. Twarabibonye neza cyane. Noneho nari ndimo kuvuga buryo ki wa wundi agiye gushaka yahindukira kubaka bya bindi tabonaga iwabo akabibonera ku gihe. Ariko reka mbanze nkubwire, hari abantu benshi ingo zabo zisenyutse bitewe n'impamvu runaka. Iyo umwe muri we agize icyo kibazo cyo kwiyumvamo adafite feeling cyangwa se ubwiyumvayumve, apeti, kimuzanira kuba umwe atangira gutekereza ati uyu yagiye iruhande, bigatuma nawe atangira kumuca iruhande. Ugasanga umwe aranyura hirya n'undi ahirya. Ugasanga uriya nimba akuyeyo indwara z'ibinyoro, uriya akuyeyo sida, uriya akuyeyo Tricomonance, akuyeyo umutezi, undi akuyeyo ibirwara bitandukanye. Urugo rugatangira kuba nk'agatogo k'ibitoki n'ibishyimbo karimo amashaza n'ibirayi, kubera bativuje, kubera yuko bose ntawigeze avuga ati reka ngenzure niyihe mpamvu yatumye
urugo rumera gute? rumera ibaze ugasanga umugabo amaze wenda tubare icyumweru atabajije umugore izina, sibyo? Hariho n'ababyuka mu buriri kubw'umujinya mufitiye akambara agacaka akagenda atavuze ati madamu waramutse. Birakwiye ko ibyo ngibyo byakabaye biba? Yes, birakwiye ko ibyo ngibyo byakabaye ko umugore cyangwa se umugabo abyuka akagenda adasuje umugore we cyangwa umugabo we. Inshingano y'umugore ni ukumenya uko umugabo yaraye, n'inshingano y'umugabo ni ukumenya uko umugore yaraye cyangwa se yaramutse. Noneho iyo ushuhuje umugore wawe uti madamu waramutse, ashobora kukubwira ati naraye neza cyangwa se naraye nabi. Iyo akubwira iryo jambo uramubaza se ni amahoro, akwihoreye. Iyo akwihoreye umenya ko hari ikibazo runaka gihari. Iyo uzi ubwenge no ku kazi ushobora kutagiyeho kugira ngo ubanze ukemure ikibazo cy'urugo. Reka nkubaze gatoya. Yes. Umugabo yifitiye ikibazo. Yes. Imisemburo ye yaramaze kugenda iyoyoka. Yes. Araribwa mu mayasharisha maguru. Mu gitsina rumva akantu k'agasonga kirukanse. Turi kumwe neza? Yes. Ibyo byonyine birahagije ko cya gikorwa umugore akeneye umugabo atagikoze. Ariko rero umenye neza yuko nimba icyo kiba cyabonetse ntago umujinya w'uburwayi yawutura umugore. None se ahubwo bagomba kujya inama ko ari babiri bakabasha gukemura icyo kibazo ari babiri nk'uko bemeye kuvuga ngo mu bibi no mu byiza tuzabisangira. Ahubwo ariko bwa burwayi bumaze gukira, umugabo agatangira icyo kurya ku gihe. Mani magambo umubiri ufite icyo urya. Ntabwo mvuga bya biryo ya myumbati wa muceri za mboga reka. Ariko reka hari ikintu ushaka kukwibutsaho gatoya. Abantu benshi ashobora kuba indwara nyinshi ari twe tuzikururira, none bitewe n'impamvu runaka. Impamvu ya mbere ni iyi: igihe cyose uzamara kurya cyangwa ukabyuka mu gitondo ukagenda utogeje mu kanwa, turaza kubibona neza n'ibyo tugiye kwinjiramo. Ugasanga uburwayi kenshi bw'impyiko buturutse kutoza mu kanwa. Ariko iyo si indwara mbi. Turaza kubibona neza. Ubu hari abantu bashize agenda umuntu ushobora kumara iminsi 2-3 atogeje mu kanwa. Kabonaho ibyo byihorere. Baravuga ngo byihorere. Ugasanga umuntu amaze iminsi 3 ataboroshe mu kanwa. Ugasanga bizagukururira kanseri yo mu mara cyangwa se y'impyiko. Abantu ntago hari igihe abantu badaho utuntu duto agaciro, ariko ugasanga bizakubyarira ibihumenye. Ugasanga umanitse agati wicaye wajya kukamanura ukagenza gute? Ubwo noneho byumvikane neza yuko no kwambara ishati inshuro 3 utayogeje bishobora kurwaza uburwayi bw'impyiko. Turaza kubibona neza uburyo ki umwanda utuma umubiri wacu ugira uburwayi bwinshi butandukanye. Reka tubanza duhe umurongo abaduteza amatwi baze kuduhamagara. Nimba uramutse utwumvise aribwo bwa mbere tubaze, nimba ubana natwe iminsi yose muri no rukerera, mbibutsa ko tuba tuje muri kino kiganiro kijyanye n'iby'ubuzima kugira ngo tumenye turebe uko twasigasira ubuzima bwacu. Ahangaha twahereye ku bijyanye n'uburwayi busanzwe bwo mu mubiri. Turimo turagenda tubuganiraho, harya waba uryamye cyangwa se waba urwaje uri mu bice bitandukanye, ndagusabye ngo hagurukira ubuzima bwawe, umenye yuko amagara yawe ugomba kuyitaho, umenye yuko ubuzima bwawe ari ubwawe. Andika umurongo wa telefone uduhamagare. Umurongo wa telefone ushobora kwifashisha uramutse urwaye uje mu kigo hano kwa Kisake kugira ngo tugufashe. Wandike 078 00 75 130. Ndongera nyigusubiremo, ni 078 00 75 130. Mpamagara muri no rukerera kuko hari abarembye, hari abarwaye, hari abagendana, ariko ugasanga umuntu aragenda afite uburwayi aremerewe. Ugasanga umugongo urakurya, ugasanga mu kiziba cy'inda harakwishe, ugasanga amaguru yawe yarabyimbye, ugasanga umugongo uravuga ngo orororororo. Mpamagara hano mu kigo kwa Kisake, mbibutsa ko nabashyiriyeho igikorwa cyo kubafasha. Shaka amafaranga 10,000. 10,000 niyo promotion nabashyiriyeho, kuko muri iyi minsi nimwe mwambwiye muti ubuzima rwose burimo buragenda bumera nabi.
ariko icyambere ni ukuza tukagusuzuma tukamenya ni ikihe kibazo ufite, twarangiza tukagenza gute tukakuvura ahangaha ubuzima bwawe bukongera bugasubira ku murongo. Hamagara kuri iyi nimero ya 0788 00 75 130. 0788 00 75 130. Iyo ni MTN. Hari na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 25 92 63 36. 07 25 92 63 36. Iyo mirongo yombi ujye uyandikaho Kisake. Aho dukorera nahangaha rero ndeka mpabasobanurire neza. Harya waba uri mu bice bitandukanye by'i Kigali cyangwa se amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba cyangwa se amajyaruguru, ndashaka kubasobanurira. Turi hano i Kigali Kicukiro Centre. I Kigali Kicukiro Centre urahadusanga. Iyo uje ukagira Kicukiro Centre mpamagara uzusuzumwe tumenye ni ikihe kibazo ufite, niturangiza tubone kugufasha. Itwaza 10,000 kugira ngo byibura ube wafashwa muri kino gihe mwabimbwiyemo. Iyo promotion rwose iri hafi kurangira. Abantu rero muri hano iburengerazuba ubwo ni hano i Rubavu, i Karongi, abantu muri Nyamasheke, abantu muri Cyangugu, muri ibyo bice uraza ugere hano i Rubengera. I Rubengera neza nuhagera uzaba wamaze kongeraho mpamagara rwose. Nugera hano muri centre ya Rubengera mpamagara, ni ku Kibuye. Harya mwamutwumva muri hano hakurya muri Kongo kwijwi se, ndabaramukije mwa nshuti zanjye mwe. Abantu muri hano neza mu Rutsiro mwaramutse neza. Mumpamagare turebe ko tugenda turi kumwe. Abantu benshi mwabyutse mujya mu kazi rwose pe, ni byiza, ariko mujye mwibuka ko n'amagara yanyu mukuye kugira uburyo ki mwayacunga neza. Ubuzima uburwaye mufite bukagira gutya neza bugakira. Ubwo rero muraza hano ku Kibuye muri Rubengera. I Rubengera nuhagera umpamagare. Abandi ni hano i Nyamagabe. Yuje ukagera kuri gare urambwira uhita umpamagara, noneho rero nkaza nkakureba. Ubwo mu yandi magambo wowe uzajya umpamagara nkuyobore ahafi kuri wowe. Reka mbibutse umurongo wa telefone, mwandike ubutumwa bugufiya cyangwa se mwohereze ubwo butumwa bugufi cyangwa se munampamagara aka kanya atubitabe. Ngiye kongera kukubutsa umurongo wa telefone. Umurongo wa telefone ni 07 8 00 75 130. Ngiye kugusubiramo neza. Ni 07 8 00 75 130. 07 8 00 75 130. Umurongo wo nuwo. Jya umpamagara umbaze unsobanuze kugira ngo ubuzima bwanyu bube bwagira gutya bwagubwa neza. Iki gitondo rero ntabwo ndi njye nyine nkuko mwabyumvise. Bagenda uganirizwa na Kisake cyangwa se Gisake na Kaona Wodani. Na Kaona Wodani. Twicaye hano kugira ngo byibura none inzobere nabazaniye nuza hangaha rwose urayihasanga kugira ngo byibura igusuzume imenye ibibazo bihari, niturangiza tugufashe. Iyo promotion itazagucika, utazacikanwa n'ibyo byiza biri muri kino kigo kugira ngo tube twagufasha. Keretse iyo dusanze ibibazo byawe bikomakomeye, hari ubundi buryo tukubwiramo tuzagufasha. Abantu mujye mubitekereza kandi mujye mubitandukanya. Kawo nawo. Yes.
ejo twaganira ibintu byinshi Yes. bituma za ntege zo mu gitanda zirangira zigacika burundu. Cyane. Ubu rero tugiye kongeraho ikindi, hari impamvu eshanu zituma umugabo cya gikorwa atakibonamo. Yes. Hari impamvu eshanu ku mugore zituma cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kivaho gishira. Ubu turi ku cyo bita icyambere, inkingi nyamwamba. Ni iki gituma ivaho? Ngo mu yandi magambo, ni iki gituma utabonana n'umugore wawe? Ni iki gituma utabonana n'umugabo wawe kandi umufite mubana mu rugo? Inkingi ya mbere ni imibonano mpuzabitsina. Erega ikiyo kinaniranye mu rugo niko kumva ngo urugo rwasenyutse, rwarangiye. Usubize uno muntu unyandikiye, aranditse ngo mwaramutse neza, nagiye kwa muganga baransuzuma basanga amasohoro yanjye ni amazi. Nati mwaramutse neza, ndi Rutsiro ko mfite ikibazo cy'igitsina kindyaryata, ese mwamfasha? Ibyo bibazo uko ari bibiri ndashaka uza kubisubiza abantu tubone twinjire neza mu byo twabateguriye, ariko bino bibazo ubanje kubinyuriramo abantu muri makeya. Icyambere ndumva neza yuko kugira ikibazo cy'amasohora agahinduka amazi cyangwa se agacika amazi, ese aho yatera inda yabyara kubyara kereka iriya ndwara izana icyo kibazo kubaho ikize irangiye. Kuko nk'uko ejo nari nabasobanuriye, nubwo atari cyo nashaka kujyaho cyane, indwara ya Tricomonance cyangwa se n'iya Trichosifari nibyo bintu bya mbere byangiza imyanya ndangagitsina. Yego. Kuko iyo wagize ikibazo cy'ako gasonga ko mu gitsina, ukagira ikibazo cyo kwihagarika ukaribwa nk'uwari urusenda, ukagira ikibazo cyo kuba ushobora no kwambara ikariso ukumva uri gutonikara impyiko zo hasi, cyangwa ikibazo cyo gutangira kwishimagura hagati mu matanya z'amaguru, kiba uba werekana ibimenyetso byerekana neza yuko n'imbere ubuzima bwawe budahagaze neza. Percentage 100% gishobora gutuma uryamana n'umuntu, ni babandi aryamana n'umuntu bugacya mu gitondo avuga ati wansize umutezi, kubera cya kibazo gihari muri we. Imbere aba afite imbaraga nkeya z'abasirikare bashobora kurwanya buriya bukoko bushobora kwinjirira umuyoboro w'inkari, cyangwa se umwanya ushinzwe uruhago, bigatuma n'inanga cyangwa se amasohoro ariya atagifite agaciro gahagije, agacika amazi. Uwo muntu ufite ikibazo cy'ayo masohoro acika amazi, niyo aryamanye, nicyo nigishije ejo mbabwira ni hari igihe arangiza bigatuma umugore amwinuba bitewe yuko ayo mazi abahumura nabi, cyangwa se akanamurya, cyangwa se akumvamo buriya buryaryate. Icyo kibazo niho kiba gishingiye. None ati mwaramutse, ndi Nyanza kukingira amasohoro make. Nabyo byashoboka. Hari igihe imisemburo ituma ibyo bikorwa, hari n'igihe umwanya ushinzwe ayo masohoro uba ufite ikibazo. Nyine buriya bukoko niho buba, ziriya nzoka niho ziba zishingiye. Ubundi hari umwanya ushinzwe intanga, prostate. Iyo yagize ikibazo, prostate ni irerero ry'intangangabo. Ya prostate y'umuntu iyo yagize ikibazo, urumva ryarerero ry'intanga riba ryagize iki kibazo, aho ziteranira kugira ngo zizasohoke zimeze neza, tayari ziba zagenze gute, zagize ikibazo. Uwo mwanya uba wamaze kugira gutya, wagize ikibazo. Andi ku murongo wa telefone, mpamagara cyangwa se uzanampamagara ejo n'ejo bundi kugira ngo bya bibazo mugendana umbaze uti kisake, ese nkora iki ko mfite ibi n'ibi nkugira inama, birabonerwa umuti. Umuti urahari. Yego. Andika 0788 00 75 130. Ndongera ngugusubiremo 0788 00 75 130. 0788 00 75 130. Yo ni MTN. Noneho hari na Airtel Tigo, ni 07 25 92 63 36. 07
25 92 63 36. Waramutse neza? Igitondo cyiza. Kiza kwitwina. Mwitwa nde kandi muherereye hehe? Nitwa Yannick Ndigenyinya. Ikibazo cyawe ni ikihe? Ikibazo cyanjye nuko ngimba ndi gutera akabariro n'umugore icika intege ngezemo hagati. Urarangiza se? Iyo nsohoye no kongera kumushaka ntabwo yongera kuba. Ibi bintu ndashaka ko ino nzobere nabazaniye hano ibigusobanurira neza. Aragusobanurira bavuye ku nyakiramajwi yawe. Tega amatwi rwose iyo ari muri kino gikorwa. Ariko rero keshi na keshi wenda hari abantu ushobora kugira inama igihe cyose uzaba unywa amazi make, yego, bishobora gutuma ugira intandaro yo kuba akabariro ugira kamwe akakabiri bikanga. Wanyweye amazi make akubwiye ko yayanyweye, icyo aho abafite kira kibazo kiriya nzoka iriya ndwara niyo igenda imuca imbaraga. Nkuko tuza kubibona impyiko, iyo urwaye impyiko rwose iki gikorwa kiracikira. None se factory y'umugongo yaba ifite ikibazo? Uruganda rw'umugongo, umuyoboro w'inkari nawe ufite ikibazo ukambwira ngo iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina urakinjiramo neza, kirazira. Abantu mujye mwivuza, mujye mumenye ko hari uburwayi butuma icyo gikorwa kitaba. Unati mwaramutse neza, ati amibe imereye nabi iranyishe, ati ese mwamfasha? Umuti wa amibe urahari, tunabyinjiramo neza. Banza udusobanurire ubundi amibe ni iki, bimeze biti byaye kugira ngo byibura tubashe wenda ubicemo mu magambo makeya. Amibe ni indwara cyangwa se ni inzoka, yego, ifata mu buryo butandukanye kandi iyo ni mbi pe, cyane cyane igafata ahantu mu mwanda. Amibe ukoresheje ibintu wenda reka tuvuge ukuyinorye mu isoko, urarufashe utangiye kuruhekenya, ni warwogeje ntuzi insazi zaguyeho, ntuzi umufuka bapakiyemo ko wari umeze, ntuzi naho barusoromye ahariho. Ariko ko kenshi na kenshi abantu bakunze kurya muri resitora, sibyo, cyangwa muri bya biryo tugura mu ahantu babicuruza, kuki bakunda gutaka ikibazo cya amibe? Impamvu reka nyikwereke, ntabwo biriya biryo biba bihiye. Iyo bogeje ari amasahani, acishaho icyangwe rimwe na rimwe n'asabuni iriho, agakubita mu mazi gutya, akazamura, agafata kiriya gitambaro na rimwe cyaraye kidafuze cyangwa se atanafuze, agahanagura, agafata cya kiyiko kijojoba amazi, agakubita mu isafuriya yagushyiriraho ibyo kurya. Igihe uzarya ibyo byo kurya mu buzima bwawe, uzamenye ko usaruye ya ndwara yo bita amibe. Izahita kwinjira 100%. Abantu bacuruza ibyo kurya ntago tubibasiye, ariko mwagakwiye kujya mugira isuku. Ikintu cyo bita isuku, ibyo kurya biba bimeze neza, ariko aho tubirira kuri ya masahane, kuri twa dutambaro muhanaguza, kuri ya mafurusheti cyangwa se ibiyiko, amibe irayisarura, ugasanga niho ziyuzuriye kuko zigenda zifataho. Keshi na keshi ashobora kubyoza akabona byatukuye, ariko amasuku, icyo bita guhanagura isahani, uyihanaguje agatambaro gasagate, ngo ushobora kuyoza ukabona isahani yatukuye. Mane magambo umuntu duteze amatwi nugucya kwikwayo. Ushobora koza isahani ukabona yakeye, ariko ka gatambaro yihanaguje se uheruka kukamesa ryari? Ariko ibaze nawe ufashe agatambaro mu ntoki, sibyo, ni kukomeje gufata, urasuhuza abantu, urafata hirya no hino, urakajugunya muri kontwaro, ukagafata ukongera ugahanagura, wumva isano amibe zitangirira aho rwose. Ab'umwana, abe mama, be papa barasarura. Noneho hari ibimenyetso bigaragaza ko wamaze kugenza gute kuyandura. Rimwe na rimwe uzabona umuntu acibwamo, ugacibwamo, kwirukanka cyangwa se kudiyara, guhitwa. Rimwe na rimwe ukumva
ahagana hasi muri anisi mu mwoyo bamwe bagatangira gushyiramo intoki bishima kwishima aho hasi no kwituma akagira akituma ibintu biheruka bimeze ururenda rw'umweru ugasanga arazana ibintu by'ururenda. Amibe rero ishobora kukuzanira aka kabyimba ko mu kibuno ko biba bakita morodeyine. Yego, kumurika cyo bita hemoroide. Kaba kabyimba gahagarara imbere kaba kari imbere mu kibuno. Yego, abenshi kababereye intandaro ku buryo niyo agiye kwituma gashobora gusaduka kakazana uturaso. Ni nk'umutsi uba mu kibuno ugenda ubyimba kubera kwikanira cyane igihe agiye mu bwiherero. Yes, za mbaraga zose akazimarira hasi, hagana hasi ku kibuno, noneho ya hemoroide cyangwa se wa mutsi uri mu kibuno ukatangira ukabyimba. Ariko uzi ko iyo urwaye amibe wituma impatwe icyo bita constipation cyangwa se constipation. Amibe ugira tukiyiriho ishobora kuzanira kwishimagura, gufuruta, kwishimagura umubiri wose. Ugasanga urishimagura ku matama, warya ibyo kurya ukishimagura ku nda, ku mukondo, n'ibyo kurya n'ibyo kunywa bidahuje na yanzoka. Ugasanga umuntu aravuga ati ndatoranya biriya ntago njya mbirya, cyane cyane kutwana ugasanga turatoranya. Uzi ko amibe iyo imajije gusasana umubiri iri mu gifu, usanga abantu benshi iyo yicaye no mu modoka aruka akagenda akagarura ibyo yariye. Yes, ugasanga rimwe na rimwe arituma, ariko hakaza n'icyo bita kugereka, kuzana amaraso. Kugereka rimwe na rimwe hari abantu babimbaza batisa, ariko koko kisake ko njya ku bwiherero najya gutawaza cyangwa se kwihanagura kasanga hajeho amaraso. Abafite icyo kibazo cy'amibe umuntu aba yarashize neza pe. Bantu muduhamagare mutubaze, ndashaka kuguha umurongo wa telefone kugira ngo byibura duhite tujya ku bindi, ariko byibura waduhamagaye duhamagare. Ejo n'ejo ubundi ushobora kugira ibi bibazo kavugutereka nsange kisake abe yamfasha. Ushobora kuba ufite n'icyo kibazo cyarakunaniye, cyangwa se warakoresheje buri kimwe cyose byaranze. Ugomba kuza ukatugana tukagusuzuma tukareba ahantu icyo kibazo gihagaze, n'ukuntu ugomba gukurikiranwa icyo kibazo kikavurwa ugakira. Ugasanga mu rura rutoya rwaratobaguritse cyangwa se ahagana mu rura runini harakuryaryatwa, kandi nyamara ari ibibazo bya amibe. Duhamagare ku murongo wa telefone, kuko amibe iragenda ubundi niyo nzoka mbigendana n'amaraso. Ugasanga mu gifu yarahatobaguye, ugasanga mu mwijima yagiye icamo udusebe, ugasanga noneho iratangira kugenda no mu bwonko ikahagera, rimwe na rimwe abantu bakagira ikizengera. Ubundi cyane amibe iyo igeze mu rura rusohoza imyanda, urura runini, ubwo mu yandi magambo yego n'urura runini aho umwanda usohokera, ishinga umugara ikaha cakira, iravuga iti noneho ndagufite. Cyangwa se mu rura ruto abenshi barishimagura. Uzi ko iyo ikura ishobora kukuzanira akantu ko gusepfura kadashira, gakorora kadashira, ugatsepfura bidashira, ukajya wumva amibe irabikora. Ukarya ugasanga ntushyira uturaso ku mubiri, ukuma icyo bita konda, ukagenda unanuka ushonga. Amibe ishobora gutuma uperuka. Yego, ugasanga uruhu rwawe rufite wenda nkuko kuvuga nk'umuntu bashimaguye bagiye bakebakeba kubera kwishimagura. Kubera kwishimagura wari wabona umuntu bakubise isusa. Yego, isusa ushobora kuba cyangwa se igisura ongera ngo urizi. Burya isusa iyo ntiryana cyane nk'igisura. Burya se igisura kiraryana cyane. Wa mugabo have rero iyo wishimaguye uruhu bituma ibyakabaye biyamba umubiri kuba wajya muri gahunda ikwiriye. Ibyakabaye bifasha umubiri kugira ngo utungane, umubiri utangira gucika intege. Tayari cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina uzagikora. None se waba urwaye amibe iby'urugo bigashoboka? Akazi gasanzwe se ko wagira gutya neza ukagakora, ntabwo ushobora kugakora, ntabwo byashoboka rwose pe. Niyo mpamvu muri runo rukerera tukubwira ngo
banza wisuzumishe, banza umenye ko ibyo bibazo bihari, nurangiza uze tugufasha. Andi ku murongo wa telefone, umurongo wa telefone ni 0788 00 75 130, 0788 00 75 130. Umurongo wa telefone nuwo rwose, umurongo wa telefone ukajya umpamagara ukambaza ukansobanuza uti komeze gutya na gutya, nabyitwaramo nte, nagenza gute. Andika 0788 00 75 130. Mwaramutse neza? Yagiye. Unati mwaramutse, ese umuntu ararwaye, yararwaye amarozi y'amategano, mwamuvura ko hari umugore umaze imyaka 5 amerewe nabi, baramuroze ibintu by'ibitegano? Nubwo tubajije aho tutari turi, musubize. Reka tubanze twitabona umuntu ubone kumusubiza. Mwaramutse neza? Igitondo cyiza. Waramutse neza? Muravugana na Olivier, urahagana hehe? Merereye iburengerazuba. Ikibazo ni ikihe? None se uri mu kahe karere burengerazuba? Mu karere ka Ngororero. Okay, Ngororero. Ni ikibazo kirera? Ikibazo kuriya umuntu aribwa mu nda. Ntarwaye igifu. Najya kwituma akazi ibintu bimeze nk'amahurunguru. Ibyo nibyo twari turiho. Ugasanga umuntu ajya kuri toilette agasanga atakaza utuntu tumeze nk'amahurunguru. Ibyo bizagukururira cyane kurwara na kanseri yo mu mara cyangwa se mu gifu, kubera iyo nzoka ya mibe ariyo yabikuruye. None se ntabwo mujya mukorera no mu ntara z'iburengerazuba? Uzaze hano ku Kibuye nimba ariho hakubera hafi. Ku Kibuye hano Rubengera urahazi? Ku Kibuye Rubengera niho hakubera hafi kurenza i Kigali. Ku Kibuye hambera hafi cyane. Nuza ukagera hano i Rubengera uzampamagara uze tugusuzume tukuvure. Murakoze cyane. Okay. Waramutse neza? Igitondo cyiza. Nditwa Mugabe ndi mu murenge wa Shangi n'Amasheke. Mu kahe karere? Kanyamasheke. Uravugana na Kisake ndetse n'inzobere nabazaniye Kawonawo Dani. Mubaza icyo ushaka kumubaza. Ushaka ko angira inama kuri iyo nzoka ya mibe, kubera ko ngira ikibazo cyayo. Nkabyimbirwa hasi. Kubyimba muvuzeho. Ukabyimbirwa he? Hasi uramutse muvuzeho niho mbyimbirwa, akaza akabyimba mu kibuno. Urakoze cyane Dani. Ngira inama. Yego. Ave kuri telefone urakoze cyane. Inama namugira, yego, umuti urahari, uraza tukagusuzuma tukitegereza ikibazo ahantu gihagaze, none hasigaye tugamuha umuti wo kunywa n'uwo kwicaramo. Buriya kenshi na kenshi kariya kabyimba ibyumweru 2 kaba katakiriho, ubundi kaba kataraba hemorrhoid, ubu tarasohora, kubera yuko avuze yuko yishimagura mu kibuno kandi kariya kantu kakaza, kandi akagira n'ikibazo cyo kwishimagura ku hasi kuri mutaka, ku factory y'urugo, ku gitsina. Ubwo rero iyo amaje kwishimaguraho cyerekana yuko imbere muri we buriya bukoko burimo mu rura rwituma rudahagaze neza. Ariko ibaze nawe, umuntu ararya aranywa amaze iminsi 3 iminsi 2 atagiye ku bwiherero ku musarani, buriya muri we haba hameze hate? We yiyumvamo, abenshi babihinduye umuze ngo mba sevinga ngo kugira ngo umubiri wanjye nawubike. Barishuka, fata igisororo ushyiremo ibyo kurya uyu munsi, ejo ushyiremo ibindi, ejo wundi ushyiremo ibindi, bitavamo utoza hahandi uzasa. Erega umubiri wacu nawo ukeneye koga service, ukeneye gukorerwa service kugira ngo byabyo twariye bigende bishiremo. Ubundi ubushakashatsi bwagaragaje ko
nyuma y'amasaha 6 cyangwa se 5 umuntu amaze kugira icyo ashyira mu nda yakagombye kujya ku bwiherero akagabanya. rimwe na rimwe uzasanga abantu ariho barwarira amakanseri kubera rya ntajye ku bwiherero nk'uko bikwiriye. none se sibyo nakubwiye ngo abenshi igihe cyose uzamara iminsi 2 utogeje mu kanwa uzamenye ko umubiri wawe utangiye guhinduka ikidafite akamaro imbere yawe. Tubijyanishe n'ikijyanye n'impyiko. Yes. Noneho turebere hamwe ese impyiko na mibe iyo byatatse umubiri bigenda bite. Tubanze turebe ngo ese icyo bita impyiko iri mu mubiri wacu. Noneho ufite ikibazo cy'impyiko ukagira na mibe. Urumva uzawe umeze ute? Tubanze turebe ngo ese ibimenyetso bya mibe ni ibihe. Hari igihe umuntu azibonaho kuruka bya hato na hato, kubyimba amaguru bya hato na hato, kwishimagura nabyo bikaza. Noneho ukajya kunyara inkari zikokera cyangwa se zarabaye umutuku. Icyo kiba kivuye ku mpyiko. Ku mpyiko ubu ninjiye mu bimenyetso byayo. Yes. By'impyiko ni ibihe bimenyetso bizakugaragaraho ukavuga uti iyi ni impyiko narwaye nta kindi. Reka mbanze nitabe abaduteza amatwi. Waramutse neza? Halo. Igitondo cyiza. Kuri twese. Mumeze neza? ese y'umuntu Halo. iyo umuntu amaze gatatu ituma kandi afite n'amaguru Ibyo biravurwa. Ibaze nawe umaze 3 utajya mu bwiherero urarya? Urarya? Uyu muntu aravuga yihuta cyane. Waramutse neza? Yego. Uwo muntu ibintu adusobanuriye bitunyuriremo neza. Narwaye. Yego. Yahubutse ku mukingo. Yarahubutse ku mukingo agwamo hasi. Amaze kugwa agwara cyane. Mwamujyanye kwa muganga se? Bamujyanye kwa muganga tugeze mu Rwanda batamujyana n'umusaza. Nyine ubu se byibura baramufashije yarorohewe? Reka da. Nese basanze nagufwa ryavunitse cyangwa se nta nyama yangiritse? Baramubwiye ngo akanuka umutwe w'igikanu. Babonye karangiritse nyine bamujyanye Kigali ngo bamujyana. Ikintu mugiye gukora wenda tubabwiyeho gatoya. Murahagana hehe harya? Imurunda, umurenge wa Murunda mu karere ka Rutsiro. Uzamufata ukuboko umunzanire hano Rubengera. Ntabwo agenda. Ese ntabwo agenda? Ntabwo agenda ikintu ugiye gukora uze kumpamagara mvuye muri studio tuganire ku buryo ki nazaza nkamusuzumira naho nimba atagenda. Noneho nkamenya niki nzakora kugira ngo muvure. Ibaze nimba arya abasha kurya? Ararya ariko nk'abamaze gatatu ituma. None se byibura muri runo rukerera watabaranye nkabanza nkamufasha nkamuha umuti watuma ajya ku musarane, sibyo? Ubu se twagera dute ko turi mu rugo? Nyine ndakubwiye wowe ubwawe wowe utarwaye uze kuza hano Rubengera. Noneho muhe umuti byibura ajye ku musarane ejo unyobore. Noneho nze musuzumire mu rugo menye uko nzamufasha muvure. Noneho ihangane, nta muntu ufite ushobora kumusigira. Banza umurebe cyangwa se uzagira uwutuma. Urandare umuntu nzatu. Kuko uwo muntu bambi ndashaka ko tumufasha akazakira kuko arababaye, sibyo? Maboko yarahinaye. Umuntu bizakira. Ihangane, buriya umuntu arababaye ararembye pe. Niyihangana arebe uwo musigira cyangwa se arebe uwatuma. Yes. Noneho haze mbanze nkuru ubutabazi bw'ibanze. Ibindi tuzabikore nyuma yaho gatoya. Days. Urakoze cyane. Nuba mu yandi magambo turabanza tumuhe ubutabazi bw'ibanze, ibindi tuzabikore ryari? Tuzabikore mu nyuma ho gatoya.
twari twibereye noneho ku bimenyetso bizakugaragariza ko ufite ikibazo cy'impyiko. Hari ukuribwa mu rukenyerero, ugasanga umuntu neza neza aragenda yunamye afashe ahangaha hagati aho uzirikira umukandara, afashe mu mayunguyungu, yumva uburibwe, umuriro imbere waka, ugasanga umuriro urakotsa, ukavuga uti se ibi ni ibiki? Ariko se waba ufite ubu buribwe bwo mu rukenyerero waka umwoto wa waka ikaba igikora noneho ntabwo rwose igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina wakinjiramo umeze uku nguku wumva waka umuriro mu mayunguyungu. Ntabwo ibi bizashoboka, banza wivuze. Ntabwo byashoboka, banza wivuze. Hari igihe rimwe na rimwe uzabona umuntu yahinyagurika, ikintu bita guhinyagurika, kugenda hese umugongo cyangwa se ugacumbagurikamo, ugenda umeze nk'aho waremaye, washingura ukuguru kumva kutari mu kibero. Rimwe na rimwe abantu bafata n'imbago rwose pe, kubera ikibazo cy'impyiko yatangiye guhagwa, ariko ubwo biba bimaze kurenga, bimaze gufata indi ntera nini cyane iyo umuntu atangiye kumera uko nguko. Menya iyo ufite ikibazo cy'impyiko zitangiye kunanirwa, ziba zifite impamvu yatumye zinanirwa cyangwa aho bikomoka. Yego, ariko ari twe tubyizanira. Ubundi umuhanga yaravuze ngo our food must be our medicine. Ibyo kurya byacu byakatubereye imiti, ariko hari n'igihe noneho ibyo kurya byacu dutuma biturwaza. Urumva icyo kintu? Nibyo nakubwiye, ni ushobora gufata ishu rivuye mu isoko, ntabwo uryogeje, ukuyeho bino by'inyuma, ufashe umushyi utangiye gukatakata, abantu bakarya salade, kandi ya salade mu by'ukuri imbere harimo ibigutera uburwayi. Ubundi banza uryoze, igihe uzarikoresha utaryogeje uzasarura amibe, uzanire umuyoboro w'inkari ikibazo, uruhago ikibazo, impyiko ikibazo, umwijima ikibazo. Buriya abantu bagakwiye gutegura salade neza. Ubundi wakagombye gufata ayo mashu yawe, izo karoti zawe wazikase neza, ugafata amazi yatuye cyangwa se yabize, ukabishyiramo amasegonda 15, kuko burya ishu iba yaratewe umuti, iba yaravomerewe. Hari udusimba, hari utuntu twinshi tuba turimo. Ibuka uko ikibabi kiza gitwikira, kiba gifite icyo gitwikiriye imbere. Niyo mpamvu abantu ubundi rega bakakwiye tukazajya tubigisha, bakatubaza. Ibaze nawe umuntu ufata salade agahita arya, wari ukwiye gufata ibyo wafashe ugiye gukoresha salade, ukabishyira mu mazi yabize amasegonda 15 kugira ngo bwa bukoko bwose bupfe. Noneho ubutunganye icyo kurya cyawe neza, kiri fresh. Abantu ntabwo bino bare babizi. Niyo mpamvu kisake tuba twazindukiye ahangaha, ndetse nino nzobere kabonawo kugira ngo tubasobanurire. Nimumara gusobanukirwa muzaze tubafashe. Ndashaka wandika umurongo wa telefone. Shaka wandika umurongo wa telefone rwose. Umurongo wa telefone ni 078 00 75 130. 078 00 75 130. Kino umurongo wa telefone ushobora kwandikaho kisake. Warwaje cyangwa se wagize ibindi bibazo, duhamagare, uzaze dusuzume tumenye ikibazo aho kiri, tube twagufasha. Bibutsa ko nabashyiriyeho gahunda yo kubafasha. Shaka itwaza ibihumbi 10 numara kuyitwaza, uzadusuzume tumenye ibyo ari byo, tube twagukurikirana tugufashe. Kereka iyo dusanze ibibazo byawe biremereye, nibwo tukubwira ubundi buryo tuzagufashamo. Hari na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 25 92 63 36. 07 25 92 63 36. Kabonawo twari turi muri bino bimenyetso. Ariko wari ubizi neza yuko iyo uhuye n'ikibazo cyo kuba ufite ikibazo cy'impyiko, bigusaba kurya cyane kugira ngo umubiri wawe impyiko zishobore gukora neza. Kurya cyane iki?
kurya Ehe. ibyo kurya byafasha ya mpyiko. aha Yego, noneho hari igihe umuntu agira ibicurane bya hato na hato cyangwa se akiyumvamo malariya kandi atari malariya kandi atari ibicurane ahubwo ari ikibazo cy'iki cy'impyiko zitameze neza, abantu bajya musobanukirwa. ugasanga buri saha yose umuntu afasha agendana agatambaro agenda yipfuna yihanagura, agatangira ngo arage igihe cyose uzaba ufite amibe ukagira ikibazo cy'imbaraga nkeya mu mpyiko, ntabwo uzacira icyo gicurane kidashira, uzahorana igicurane, uzahorana umunaniro, wumva ushaka kwiryamira, wumva ushaka kumererwa, wumva ushaka kwibera mu gitanda. Niyo mpamvu tukubwira ngo ujye utabaranya ubuzima bwawe bumererwe neza. Minota yacu irimo irarangira. Unati muganga kisake ati ndagushimira waramfashije ndakira ikibazo cyo gutera akabariro ubu rwose sinkigifite. Unati mwaramutse, njyewe maranye n'umugabo imyaka 20 irenga ariko nta byishimo namba kurangiza nta nibyo njya numva. Ikibazo gikomeye cyane no mudamu afite, umugabo wawe yaba warumpaye nkamugira inama kugira ngo, ariko nawe hari igihe waba usanga ufite ikibazo ugasanga nta mavangingo ugira, nta bubere ugira, nta bushake ufite. Muri mwembi muzaze mbafashe. Iminota yacu irimo kwirukanka ahangaha hari utwandikiye aravuga ati mbateze amatwi, nitwa Irage na Fiona, ndi mu karere ka ndi Burasirazuba, ubwo nawe turamushuhuje muri kino gitondo. Noneho rero ndashaka ko dusoza kuko twaganira ibintu byinshi. Hari ibibazo bijyanye n'uburwayi busanzwe twari turiho, ibibatawanye, ibituma mumererwa nabi, hari noneho n'ibibazo bijyanye n'amarozi n'imyuka mibi, byo tuzabiganira ikindi gihe. Ndashaka kubasigira umurongo wa telefone noneho nkabasezeraho. Umurongo wa telefone ushobora kwifashisha uramutse urwaye, uramutse ufite ibibazo bitandukanye, andika 078 00 75 130. 078 00 75 130. Wari kumwe na Kisake na Kabona Odani. Mujye mwibuka kuza kwivuza. Bye.